ni inshingano ko buri wese amenya icyo yakwikorera ubuzima bwe. Ayo mategeko Imana iha abantu ngo babe bazima buri wese aramusabwa cyangwa se aramureba. Muri aya masaha rero twashatse kuganira kuri bimwe na bimwe ku bantu bagiye baturira imijyi, bajya bahura n'akantu kameze nk'agahaza k'icyatsi kibisi gitsibaze, bamwe bakita kokombre, ariko ni concombre. Noneho aka kantu gashobora kuribwa ari kabisi, karanaryoha. Umuntu akanyujije muri blender kavamo umutobe, atari bukanyuze mu mutobe muri blender yagahata neza byonyine ubwabyo, ariko ukabanza wakoza neza kugira ngo utaza kurya inzoka z'uwagaciye cyangwa se uwagacuruje cyangwa na nyiri kugategura. Ukakoza neza nawe ugakaraba. Netwa amberi rapo. Umurimo wa concombre ni ukoza umubiri no koroshya cyangwa se kunetesha uruhu. Imirimo ibiri abantu benshi basonzeye. Aka kantu gafite ibintu navuga nti ni arikariniza. Iyi imibiri yacu ibura calcium mu magufa turagakoresha. Ibyo il neutralise l'excès de substances de déchets et il y a une réaction acide produite par une alimentation riche en produits d'origine animale. Concombre ni kimwe mu biribwa byoza mu muntu indurwe nyinshi cyane zakomotse ku bisigazwa bya proteine zikomoka ku nyamaswa, ari nabyo bikunda guhera mu ngingo bigatuma abantu bagwara gute, ari nabyo bituma abantu benshi cyane bakunda gugwara rubaga impande, ari nabyo bikunda kuzibya impyiko kuri benshi. Umuntu akeneye concombre kugira ngo nimugeramo ikuremwo ibare kariniza, ikuremwo indurwe nyinshi cyane zikomoka ku ndurwe zikomoka ku nyamaswa. Icyo ni kimwe. Depuratif, cyo bitarandire pire. Concombre yigeze mu maraso iyamesa neza nk'isabune y'umumeshi mwiza, yarangiza ikirukana imyanda yose. Uwo ni umurimo wayo wa kabiri. Iyo ni concombre. Il facilite l'élimination des substances de déchets qui circulent dans le sang. Rikaba rero yorohereza mu gusohora imyanda yose y'ibisigazwa bizerera mu maraso, aussi bien par la voie urinaire. Uretse kunyuza imyanda mu maraso ngo yisohore, ahubwo concombre iragenda igatuma ndetse n'imyanda myinshi yari mu maraso ukayihagarika. Ubwo bivuze ngo uruhago n'impyiko nazo zakora neza, amara yakora neza. Ako ni akamaro ka concombre. Ka travers la peau, yewe no mu ruhu imyanda yasohoka. Diuretique. Concombre ifite akamaro mu gusohora imyanda ariko binyuriye mu nzira mu rwungano rw'inkari. Irakuruwa la production d'urine da rerin. Aho kugira ngo umuntu abyimbagirane bitewe no kutihagarika, aho kugira ngo amazi amuheremo, ahubwo concombre ituma impyiko zisohora inkari neza, maze umuntu yihagarika akazimaramo neza. Ako ni akamaro ka concombre. Affection de la peau. Concombre ifite n'akamaro ku gihe uruhu rukunda kurwara. La concombre hydrate la peau. Akaba rero concombre ihaza amazi cyangwa se irinda uruhu kugumuma, gukakara. Il apporte le soufre nécessaire au bon état de ses cellules. Akaba rero ifashe, ifite uruhare rukomeye cyane kujyana kitwa soufre kakajya mu ngirangingo des ongles de cheveux. Ifite uruhare rukomeye cyane mu gutuma inzara z'umuntu ndetse n'umusatsi bimera neza. Kuvuga ngo ijya mu nsinsi ya umusatsi, iyo bita kwire chevelure, uruhu rwawe aho guhora upfuka umusatsi, aho guhubona umusatsi usaza ubusabusa, aho gusa naho umusatsi utabona ibyo urya, noneho ururenda rujya mu ruhu, imisatsi y'umuntu igahaga neza. En même temps, il nettoie le sang des substances toxiques.
inafatanyiriza ko no koza imyanda imeze nk'uburozi mu maraso. C'est pourquoi il est recommandé de l'inclure dans l'alimentation des personnes souffrantes d'eczéma, de dermatose et de psoriasis. Irakenewe ku bantu bose bagwaye ubugora, irakenewe ku bantu bagwara ibihushi kandi bishimagura, irakenewe n'abafite ibyo bita psoriasis, na akarwara gakunda gufata uruhu, umuntu yagakoraho hagatamukaho uruhu kandi ugakunda kwashima, rimwe hakaza utuntu tumeze nk'uduheri, iyo niyo bita psoriasis. Appliquer localement sur la peau, il favorise la beauté. Iyo uruhu rwawe rukunda gukakara, ndetse ushobora no kuyifata ukayikata nk'utuntu tumeze nk'uduceri ugashyira ahandi harwaye, maze ikanyunyuza uwo iyo myanda iri mu ruhu ikayikuramo, uruhu rwawe rukaneta. Le meilleur résultat sont obtenus en associant l'action interne à la concombre et son action externe sur la peau. Iyo uyikoresheje imbere mu nda ukayirya n'inyuma kandi ukayasiga, yihutisha ibisubizo vuba. Pour ce faire, nous pourrons l'appliquer à le frotter directement sur la peau, hariho aho wagenda rangiza ukasa n'uyisirita ku ruhu, couper en fine rameur et placer sur la zone de la peau concernée. Ushobora gufata nk'uduceri ugasiga ngaho nuko ngo nicyo gikenewe cyane. Constipation due à une atonie intestinale, irakenewe mu kuyirya kugira ngo amara yamenyereye gutinda n'ibintu atituma impatwe, umuntu ayikoreshe neza maze yitume neza. Excès d'acide urique, iyo ufite indurwe nyinshi muri wowe urayikeneye. Obesité, igihe umubyibuho wawe wihuta cyane. Diabete, igihe ufite diabete, iyi ako ni akamaro ka concombre. Rero ku bw'ibyo wayirya, waba wigiriye neza, hari akamaro waba ukoze ibintu bikomeye cyane. Nakunda ko buri wese yagaragaza gukurikirana kandi akabasha nibura kwirwanaho akoresheje concombre. Wayirya, wayikuba harwaye, wayikoramo umutobe, wayinywa. Iyo ni concombre, niko kamaro kayo. Ifite ubushobozi bwo koza impyiko, koza uruhu, koza amara, koza igifu. Yewe twabonye ko niyo yinjiye mu ruhu y'ubwayo gusa itera umusatsi kumererwa neza. Naza babandi bafite indwara zisaduka zuma gana barayikeneye cyane.